uyavuga cyane ntabwo akira amazi yo kunywa nta kibazo umbwire ikintu cyari kibaye uko mwanze twaganiraga nyine ni ibiki ahubwo none sindamenya ahantu ndi aha ngaha uri mu rugo waje kunsura Tina Yesu mu izina rya Yesu mu rugo rwanjye pastor mbonye urupfu mu rugo rwanjye mbonye urupfu rujyana umuntu hano ariko no gusenga hari amadayimoni mbonye ntabwo nabibabwira ngo Yesu pastor nguki no gusenga pastor dufashe dusenge pastor dufashe utubwire ibyo tuguha byose ariko udufashe urwo rupfu ruve mu rugo rwacu ntabwo ari njye ukuraho urupfu rukurwaho n'Imana pastor dufashe gusenga rwose twingingira Imana rwose ubu ibi bintu kugira ngo bikunde bigende neza Tanti reka nkubaze kubera icyo ukora akazi ko mu rugo kandi mba mbona uri umuntu usobanutse gute urasobanutse kabisa mba mbona uri umusirimu sharega mwabana mwe n'ubuzima mwebwe mwamukira abana ntabwo mwamenye ubuzima buri hanze ahangaha nsigaye nk'urukundira nanjye ndagukunda sheri sibyo se ko turabakirisi kuko utagize impuhwe ntabwo waba uri kwera twigendere ariko bari abantu rwose ngiye barancumuje kabisa ariko se sheri mba mbona bahugiye muri WhatsApp reka ejo wareba akajya bibagiye ukuntu ejo bundi bari badukubise kubera impuhwe twari tugiriye wa mwana wahora n'iki urabinyibukije bari batumiriye nabi kabisa ariko arabonye byunzwe bikurenze bagiye kugukubita impuhwe zanjye zizankora ariko uriya mwana yari ateye imbabazi n'ukuri nabonye njye arimo kurira numva ngiye mugiriye imbabazi numva twamwitwara ngo tumwijyane ariko bari batwishe ikibazo cy'abari abantu ni uko twanabasobanuriye ko tutari tumwibye ntibabyemere kandi mu by'ukuri kugira impuhwe ni ngombwa ubundi mu buzima kugira impuhwe ni ngombwa ariko njye byampaye isomo ntabwo kugira imbabazi nzajya kugira imbabazi umuntu wese mbonye ukuntu bari batwishe ariko urabyibuka ukuntu batuvugirije ngo kugira ngo turabajura buriya nayo nishimiye ko tubonye akana wasingiye gukubita ntabwo nzongera kujya mfasha umuntu wese mbonye ntazi njyewe nzajya mbona akana nzajya nkagira impuhwe ningira amahirwe nzabona ko nijyanira nawe urasetsa akunda ariko Imana izamutwarira umwana wawe umwe se umunsi Imana yazaba yaduhaye abana nzaba ndeba se burya iyo usenga uba usaba umwana umwe oya ni benshi ariko basi zabanze duhe n'uwo nguwo umwe tumubone Imana yatubwiye ko izaduha abana umva sheri ngiye rwose reka nkubwire ibintu by'impuhwe byawe rwose kubona abantu bose ukabagira impuhwe ukuntu bari batwishe ngiye ntabwo nzongera gufasha abantu ngiye ntazi ubyumve ntabwo nzongera gufasha abantu ntazi ukuntu batwirukankanye bashaka kudukubita ngiye sinzongera kabisa kankubwire rero ugomba kubyikuramo kuko tugomba kurangwa n'imbabazi igihe cyose turi abakristo tugomba kugira kintu cyatumye numva nzinzwe kongera kugira abantu impuhwe nari mbikoze numva mbindimo mbishaka ariko bamfata nk'umuntu w'umujuru ugiye kwiba umwana ye ntabwo nzongera kabisa uko biri kose tugomba kugira impuhwe byadukururira ibibazo byatukururira ibyago ariko tugomba kugira impuhwe muri byose ko nicyo Imana ibishaka Sheri ko watinze sorry
Nari maze kwambara nagiye kuzana inkweto. Nyihanganira. Imeze bite se none turakarira hehera. Agakoko cyangwa akabenzi. Bambwira wateguye. Shuwa, umeze neza ikofirozo. Inkweto yanze kujya. Sheri none uyu munsi turataha dutinze. Shuwa, ntabwo bize ko nawe ndi umunyabirori murangira. So wambaye neza. Katwigendere tuve muri uru rugo n'ubundi wa muvandimwe atadusanga. Aha. Twagiye rero nyine umbwira hano tugiye kwicara tukafata ahantu kazima. Sheri ubundi ukora iki? Bya bibazo bya birongeye. Genda umunya business. Okay. Nta kibazo uzagira feel free. Uzafata icyo ushaka. Okay. Aha, ko ndeba andebye cyane yaba yankunze, ayo mahirwe se nayakura hehe? Iturufu ya mbere ndayibonye, reka nanjye mfatireho ndebe ko uru rugo rwaba urwanjye. hagarara aho ngaho, hagarara hariya. Niko wambaye ute uje hano muri salo? None se muri dushe ni ngombwa ngo uze wambaye gutyo? Habaye iki? Haba Sheri, ndebera ukuntu yambara uno mukozi wawe. Ako Sheri nta kibazo, si umwana? Ari mu rugo? Ntabwo ndi kubyumva. Oya, ntajya ugabanya amahane. Umwana ari mu rugo agomba kwambara nk'umuntu uri mu rugo, yese akaba nk'umuntu uri mu biro. Okay, nta kibazo. Genda. Genda rero tujya kwitunga. Ntajya ugabanya amahane rwose. Ako Sheri, rwose ugomba kumugira inama. Inama se akoze iki se? Sheri, bira ntabwo ari byo. Ariko yambaye neza, nyine yambaye nk'umuntu uvuye muri dushe nyine. Ntacyo. Genda ndabona bigize intambara. What's the next? Reka dutegereze amabwiriza ya boss. Okay. Sawa. Yes sir. Gahunda twayirangije. Yeah.
Kanka umushinga. Oye, kanka. Muhora. Ashi, Cicikana mukanya. cicika. Bite? Sawa boss. Kumaze ngushaka umaze iminsi he nkakubura. Boss naguye ku kano kazi kameze. Maze kurambirwa akazi. Nagukoreye byinshi. Kandi ngiye n'ukantera ubwo burubizi. Sibyo? Nabonye fiance by the way. Wabonye fiance? Akazi wakanze. Reka nze tuvugane. Abonye fiance. Urumva ushobora kundikira akazi.